Reka mbasuhuze mbifurize kugira amanywa meza ibihe byiza mu bice bitandukanye muherereyemo turabasuhuje kandi yemwe tubahaye ikaze hano kuri Shema Dossier Anatwike n'iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe ndetse n'iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kugendana namwe muri aya makuru yacu ya buri munsi muri ibiganiro byacu bya buri munsi muri aya masaha rero twongeye kugaruka tugiye kurebera rimwe amakuru na byinshi cyane bikomeza kugenda biyavugwamo muri aya makuru tugiye kugaruka ku bikomeje kugenda bivugwa indege z'intambara zongeye kubombarda imyanya ya M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo reka tubyinjiremo tubabwire uko byagenze byose mwebwe gusa murabizi ko gahunda hano kuri Shema Dossier Anatike ari ukubagezaho amakuru yose ndaza rero kugaruka ku kiganiro kirambuye cyane General Olivier Gasita yaje kugenda agarukaho mu by'ukuri General Olivier Gasita yavuze ku myaka 30 rero yamaze yanga kugambanira igihugu ndetse no guhangana n'igitutu cya M23 aho yanongeho igihugu cy'u Rwanda yagarutse rero kuri byinshi cyane ku kurwanya igitutu no kwanga kugambanira igihugu yagiye abigarukaho yagarutse ku bimenyetso byihariye byo kwamagana intambara yagarutse kandi ku gufunga umupaka wa Kamanyora ibyo byose turabigarukaho tugaruke no ku butumwa rero yaje gutanga kuri RDC ndetse n'ahazaza hayo ikaze rero ukanda kuri like niba uzi ko wari ugiye utabikoze ndagira ngo ubikore ubundi ubikora ubidukoreye nawe rero ujye ukomeza gukurikirana amakuru yose muri kiganiro munanyemera mbabwire ko turi kumwe na muganga Dr Pembe ukorera ku ijwi mu rasazo bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo avura indwara z'amarozi ku bindi bisobanuro uramwandikira cyangwa se umuhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen zawe atanga free delivery icyitonderwa nkunze kubivuga rero nuko uyu mugabo umugomba kwishyura service wahawe ugomba kumwishyura service wahawe abantu mudukurikiye mu byumve neza ndagasubiramo kujya mukumve ugomba kumwishyura service wahawe n'intara ya Kivu y'Amajyepfo niho mpereye ni igitero cy'indege zitagira abapiloti cyihariye mu by'ukuri mu bice bya Mikenge ndetse ibikorwa remezo ndetse kandi by'umwihariko bikaba bivugwaho byinshi cyane bigiye bitandukanye ari cy'uruhande rwa 23 rukomeza kugenda ruvuga rugarukaho ariko kandi ni FARDC n'abarundi bakomeje guhangana n'uyu mutwe w'izinyeshyamba kuri uyu wa mbere rero tariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2026 mu gace ka Mikenge gaherereye nibura muri teritwari ya Etombwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo murasazo bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo aga gace gakomeje kuba indiri y'imirwano ndetse n'iturika rikomeye cyane rikomeje kumvikana muri aka gace aho rero mu by'ukuri ari bimwe mu bitero by'indege bivugwa ko byanahitanye abaturage benshi cyane bikanasenya ibikorwa byinshi by'abaturage impamvu rero amakuru avuga ko impamvu ibyo bitero biba byagiye binakora ku myanya y'abaturage cyangwa se ahatuwe n'abaturage birimo guterwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 nizo zirimo zirakora amahano nk'ayo ngayo ngo zikajya gushinga defense mu miturire abasore ngo barimo baragenda bagashinga defense mu miturire bamara gushinga rero izo defense mu miturire drone yo iyo irimo irascanninga aho igiye kurasa iscanninga ahantu hose hari ibikoresho bya gisirikare birero bikagira ingaruka ku baturage igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu by'ukuri kirashimangira ko kugeza amagingo angaya umuturage wese uzajya ubona aba barwanyi baje gushinga ibirindiro mu baturage azajya ahunga yigendere ibyo nibyo ingabo za leta ya Kongo FARDC bagashishikariza abaturage kubungabunga ubusugire bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera yuko kugeza amagingo angaya aba baturage nibo bakomeza kuba victime muri iyi ntambara indege rero zarashe Kongo rwose irabyemera ko yarashishije indege z'intambara ndetse kandi ibyo bitero bikaba byanivuganya abaturage b'abasivili ahubwo igashimangira ko ikosa rifitwe n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa 23 bifata bakajya gushinga ibirindiro mu miturire y'abaturage kubera yuko izi drone yo zirasa zo icyo zikora zireba ahantu hari ibikoresho cyangwa se hari ibikorwa bya gisirikare hose bakavuga bati rero reka turase Repubulika Demokarasi ya Kongo na gace ka Mikenge gafite nibura abaturage benshi kandi
kari mu bice ndetse biri kugenzurwa n'ingabo za leta ya Kongo FARDC kubera imiterere yako. Aka karere rero karimo ibibazo by'umutekano kugeza amagingo yangaya, ariko kandi M23 urumva ngo yari ifite muturindiro rwose. Ubwo rero baje kuturasa, nyuma yo kuturasa rero nta kindi kintu cyese kibaho. Ubwo ngo ibitero rwose ku FARDC ranabyemera ko abaturage baje kubisigamo ubuzima, ariko ikavuga ko nta ruhare rwo kwivugana abaturage yari ifite, ahubwo abafitemo uruhare ari abajya kubaka ibirindiro mu mazu y'abaturage cyangwa se ahari abaturage. Mikenge rero nk'uko nabigaragaje ni agace gakomeye cyane, mu gihe icyo bivuze mu by'ukuri ibi birimo birongera ubukana bw'amakimbirane cyangwa se intambara ikomeje hagati y'impande zihanganye, ndetse kandi mu gihe abaturage bakomeje kugirwaho ingaruka zikomeye cyane n'iyi ntambara imaze imyaka myinshi yibasira utu turere. Kugeza ubu rero ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na FARDC, imiryango mpuzamahanga ikorera muri ako gace, baratangaza ko kugeza amagingo yangaya bababajwe cyane n'imibare y'abaturage bakomeje kugwa muri ibi bitero, kandi bakanashimangira ko abaturage nabo bagomba kuba maso bakarinda mu by'ukuri ubuzima bwabo, birinda izi nyeshyamba za M23. Aha rero ni burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niho ibicika bikomeje gucikira, niho ibintu bikomeje guhindurira isura. Murabizi rero, murabizi ko twebwe gahunda yacu ari amakuru, ndetse kandi dukomeje kujya tubakurikirana buri kimwe. Ni indege rero zaraye zikoze amahano, ariko kandi bikanavuga ko na M23 nubwo itakigatakamba ko bayirasaho, nayo ngira zikoresha nayo ngira imirazikoresha rwose mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, kandi izi ndege zayo zo ngo zirimo zirarasa buhumye. Ubwo rero abanyamurenge ndetse n'abakongomani muri rusange bari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri teritwari ya Fizi, muri ibice bya Minembwe, bari mu bwoba bwinshi, bakomeje guhura n'intambara z'urudaca. Ibi rero ni kimwe mu bintu bikomeye cyane kandi bikomeje gufata intera iri hejuru cyane hano mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane ko intambara zo zikomeje kuba urudaca. Abaturage rero bakaba basabwa kwitwararika ndetse no kuhangana n'ingaruka z'iyi ntambara, mu rwego rwo kugira ngo birinde ahari ibirindiro byose by'umutwe wa M23, kubera ko ari byo bikomeza kugenda bikurura impfu kuri bo za hato na hato. Guverinoma n'igisirikare cya leta rero barahamagarira buri muturage wese uri mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo gukora ibishoboka byose akirinda icyamuhuza n'imyanya yose irimo mu by'ukuri abarwanyi b'inyeshyamba za M23. FARDC irahamagarira abarwanyi bose batwirwaneho na M23 cyangwa se abari mu mitwe yose yitwaje intwaro gushyira hasi intwaro, ubundi bagafatanya bakubaka igihugu, bakareka rero gufasha imitwe yitwaje intwaro, by'umwihariko uyu w'inyeshyamba za M23. Ingabo za Kongo rero zikongera gushimangira ko hakabaye hagira igikorwa, ndetse kandi kikakorwa n'abaturage mu by'ukuri, ngo abafite abana muri iyi mitwe yitwaje intwaro bakabasha kubabwira ko atari byiza bakayisohokamo. Ibi bice bya Minembwe ni ibice navuga ngo ni intandaro z'iyi ntambara ibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko imiryango mpuzamahanga, ubutegetsi bwa Kongo bushinjwa kwica abaturage b'abanyamurenge, kwica abanyamasisi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse kandi abatutsi bo muri Masisi bakicwa n'icyitwa rero ingabo za leta ndetse n'ubuyobozi bwa Kongo. Kugeza amagingo yanga rero ibingi baravuga bati ni turufu ikurura amakimbirane ku butaka bw'igihugu cyacu, ati kandi twebwe turi umwe, turi umukongomani, we are Congolese. Bakavuga bati rero ntago twebwe dushaka kubona amakimbirane mu gihugu cyacu, ariyo mpamvu rero ahantu atangiye gukwirakwira amadroni agenda ajugunya udupapuro twose dushimangira uburyo rwose Kongo bigomba kugenda cyangwa se uburyo bagomba kubaho. Ubwo rero ibyo byose niba bivugwa bigarukwaho, natwe murabizi ko tuba turi tayari tukavuga tuti tugende tubibagezaho. Ari nayo mpamvu rero tugiye kwinjira mu nkuru iremereye y'uwitwa General Gasita
Olivier, ndetse kandi uyu akaba yarahagaze avuga mu bwoko bw'abanyamurenge muri rusange. Ni drone rero zirimo zirarasa muri teritwari ya Fizi, agace ka Minembwe, ubwo ndayita lokalite ya Mikenge rero ifitwe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC, ariko uyu munsi akaba harimo ibirindiro bicya cyane mu by'ukuri byaje kuraswa n'iki gisirikare kugira ngo inyeshyamba z'umutwe wa 23 zivanwe muri ibyo bice. Muri aya makuru nagiye mbabwire yuko nta mibare y'abakomeretse cyangwa se abahitanywe n'ibyo bitero, ariko abaturage baravuga ko bagenzi babo baguye muri ibyo bitero ari abaturage benshi cyane. So FARDC rero ntibihakana, irabyemera ngo igashimangira ko bino biraterwa n'inyeshyamba z'umutwe wa 23 zikomeje kubaka rero icyo nakita ibirindiro mu ngo z'abaturage. Bati ibi rwose nibyo birimo birashyira ubuzima bw'abaturage mu kaga. Bahamagara abaturage no gufasha igisirikare cya leta kurwanya ubwo bugizi bwa nabi ndetse no kurwanya buri kimwe cyose cyashyira ubuzima bwabo mu kaga. Muri aya makuru rero ndagira ngo mbabwire yuko twari tubafite indi nkuru ivuga ko General Olivier Gasita yavuze ku myaka 30 rero yamaze yanga mu by'ukuri kugambanira igihugu no guhangana n'igitutu cy'inyeshyamba za 23. Hari naho rero we yagiye akoresha igihugu cy'u Rwanda. Mu kiganiro cyihariye yagiranye n'umunyamakuru wigenga Daniel Micombero kuri wa gatanu tariki 5 Kamena 2026, General Olivier Gasita yagarutse ku rugendo rwe rw'imyaka isaga 30 ku gisirikare ndetse no mu rugamba rwo kurengera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yanavuze ku bihe bikomeye cyane yanyuzemo, ku gitutu yagiye ashyirwaho kugira ngo afatanye n'imitwe yitwaje intwaro yashinjwaga rero ngo gushyigikirwa n'igihugu cy'u Rwanda, ndetse no ku mpamvu zatumye ndetse afata umwanzuro yagombaga gukomeza kuba indahemuka ku gihugu cye. Uyu bamwita Olivier Gasita, wanakomeje rero kwitsa ku izina u Rwanda. Arasa rero nk'umuntu abisobanuye neza, ariko uko yabisobanuye reka ariko dukotinga muri iki kiganiro. Jean Gasita yavuze ko kuva mu myaka ya mbere y'impinduka za politiki muri Kongo yafashe icyemezo cyo kurwanya ibyo yise imigambi yo guhungabanya umutekano n'ubusugire bwa Kongo, asobanura ko nyuma y'ifatwa rya Kinshasa n'ihuriro rya FDL yahawe amahirwe ngo yo kwifatanya n'abayobozi bakomeye cyane bari bafite ijambo rikomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo, ariko ahitamo kubyanga. Yatangaje ko icyo gihe ngo yasabwe kujya gukorana n'itsinda ryari riyobowe na General James Kabarebe Igoma, ariko ngo aza kubyanga kuko ngo yumvaga ko inshingano ze ari ukurengera inyungu za Kongo aho gukorera inyungu z'amahanga. Yanemeje ko kandi ngo icyo cyemezo cyamushyize mu kaga gakomeye cyane ndetse kikanatuma aba umwe mu bantu bakurikiranwa ndetse bagakurikiranwa cyane mu by'ukuri n'inzego za leta. Yavuze ko kurwanya igitutu no kwanga kugambanira igihugu, uyu ni General Olivier Gasita mu buryo yabivuzemo nk'uko byatangajwe abyitangarije. Yavuze ko imyaka yakurikiye iyo FDL ubwo yangaga rero kujya gukorana na Kabarebe ngo yaranzwe n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano, cyane cyane mu gihe rero cy'intambara yatangiye mu mwaka wa 1998. Gasita rero yavuze ko yakomeje kwanga kwinjira mu mitwe y'inyeshyamba yashakaga ngo kumwiyegereza, ndetse bikavuga ko yanavuze ko ngo yanahabwaga imyanya ikomeye cyane n'amasezerano yamushwaga. Yavuze ko yagiye ngo agaragaza ku mugaragaro ko abaturage b'abanyamurenge ngo badakwiye gufatwa n'abahagarariye inyungu z'ibihugu bigiye bitandukanye. Mu by'ukuri ashimangira ko ngo bafite uburenganzira bwo kuba abaturage ba Kongo n'indahemuka nk'abandi bose. Ibi yagiye bigarukaho mu buhamya bwe, kandi yavuze ko abantu benshi bo mu muryango mugari w'abanyamurenge bishwe ndetse ngo baza no kugirwa nabi bazira kutemera gukurikirana gahunda za politike n'iza gisirikare zaturukaga hanze y'igihugu cya Kongo. Yanemeje ko nawe rwose ubwe yigeze kurokoka ibitero byinshi byari bigamije kumwivugana. Yagiye atanga ibimenyetso byihariye ku kwamagana intambara. Jean Gasita yavuze ko hagati ya Kanama 1998 ndetse na Mutarama 2007 yafashe icyemezo kidasanzwe cyo kudaca umusatsi nk'ikimenyetso cyo kwamagana intambara no kutemera gukorana n'abashirwaga
guteza umutekano muke muri Kongo. Yasobanuye ko rwose hari igihe yasabwe guhabwa umwanya ukomeye cyane mu buyobozi bw'inyeshyamba, ariko ngo agasabwa kubanza kwemera ibyo basabaga, harimo ngo no guca umusatsi nk'ikimenyetso cyo kwemera ubuyobozi bwabo. Yanavuze ko rero yabyanze, yakomeje kuba rero yavuze ko ngo yakomeje kuba indahemuka ku mahame ye ndetse no ku gihugu cye. Yavuze rero ku gufunga imipaka, aho yavuze ku gufunga k'umupaka wa Kamanyola mu mwaka w'1999, kimwe mu bikorwa rero anavuga ko byaranze amateka ye n'icyemezo ngo yafatanye na mugenzi we Dieudonné Rutikanga cyo gufata hagafunga umupaka wa Kamanyola muri Werurwe 1999. Nk'uko abivuga ngo icyo gikorwa cyari kigamije gukumira ibikorwa byose byashoboraga guteza umutekano muke mu kibaya cya Ruzizi no mu gace ka Minembwe. Anatangaza ko rero nubwo bahuye n'igitutu gikomeye cy'abayobozi b'inyeshyamba ndetse n'abasirikare bafite ipeti ryo hejuru, banze gufungura uwo mupaka kugeza igihe babonaga ko abaturage bari mu mutekano. Yaje kuvuga ko icyo cyemezo cyafashwe mu rwego rwo gukumira icyashoboraga guteza ibibazo bikomeye cyane by'ubwicanyi, kwimura abaturage ku ngufu ndetse no guteza amacakubiri ashingiye ku moko n'inkomoko. Yasoje rero atanga ubutumwa ku hazaza RDC. Mu gusoza rero ikiganiro cye, General Olivier Gasita yashimangiye ko ejo hazaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri hagomba kubakwa n'ubumwe bw'abaturage ba Kongo, ndetse kubaha igihugu no gukomeza gushyigikira inzego z'umutekano. Yaje gushimangira avuga ko ikibazo cya Kongo kidashobora gukemurwa n'amacakubiri cyangwa se inzangano zishingiye ku moko, ahubwo ko gisaba ubufatanye bw'abaturage bose n'inzego za leta kugira ngo igihugu kigire amahoro arambye ndetse n'iterambere rirambye. Yasabye abasirikare ba FARDC gukomeza kurinda mu by'ukuri yasabye abasirikare ba FARDC gukomeza kurinda, yabasabye gukomeza kurinda igihugu no gushyira imbere inyungu za RDC. Yashimangiye ko gahunda y'igihugu ndetse no gukwirakwira ari inshingano ya buri munyekongo wese. Icyitonderwa, ibi birego rero ndetse n'ubuhamya bwatanzwe na General Olivier Gasita mu kiganiro n'itangazamakuru, bimwe mu bigo rero birebana n'abantu cyangwa se ibihugu byihariye birasaba kugenzurwa ndetse no kwemezwa n'inzego zibifitiye ububasha. Aha rero nyine yarimo aratunga agatoki avuga ati hari icyo inzego zibishinzwe zakabaye zikora. Ubwo ni ubuhamya rero bw'uwitwa Gasita Olivier General. Uyu muramuzi, yaravuzwe cyane yaravuzwe cyane kabisa. Yitwa Olivier Gasita, mugabo rwose ubona ko yahagurutse atanga ubwino. Ubwo baba bagenda batubwira ko babyumva, abantu mudukurikiye mubyumva. Rero reka tuyasoreze ahangaha kuri General Gasita Olivier, ariko reka nyasoreze ku makuru arimo aragenda atugeraho. Mu by'ukuri village ya Kabare naho ntibimeze neza, umuriro urimo uraka. Ibintu rero ntabwo byoroshye, bikomeje gucika bikayoba hano burasirazuba bwa Democratic Republic of Congo, cyane ko rwose natwe tuba turimo turagenda tubagezaho amakuru yose twabwira uko ibintu byifashe. Gira ibihe byiza wowe udukurikiye kandi ukaba uduteze amatwi. Imana n'umugisha ibikomeze kubana nawe mu mirimo itandukanye ugenda ukora. Witeka nakurinde, witeka naguhezagire aho uri hose. Urakoze cyane, urakarama wowe uduteze amatwi ukaba ukomeje kubana natwe. Ngayo amakuru ndetse na byinshi rero dukomeza kugenda tubagezaho. Ni iby'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe mu bice bitandukanye muherereyemo. Murakoze cyane, murakarama, mugira ibihe byiza.
aho muri hose rero Uwiteka akomeze kubagira neza kandi akomeze kubaha umugisha. Ngaye ngoko